hari n'abantu rero bashobora kwikonegita mu isi y'umwijima agakora ibitangaza abikoreshejwe na satani n'imbaraga z'umwijima aba bapfumu rero bakora ibyo bintu nubwo babikora gutyo baba bafite imihango bakora usanga ibyabo bamena amaraso kugira ngo bakize batanga ibitambo by'amaraso batanga ibitambo by'abantu bica abandi bagatanga ibitambo by'amatungo kandi ugasanga umupfumu wese afite uwabaza afite kondisiyo niyo mpamvu umupfumu azajya kuragurana najya kukubwira ibintu cyangwa amuzaniye umuntu ngo amukize amaze ati hari abakuru umuntu wese uzagenda ngo agusengere cyangwa akuvure ukumbanije ko ati akubwira ati reka tubaze abakuru ati abakuru ni abadayimoni ni abakurambere babo ni abantu bapfuye. Ariko mu minsi ishize nanumvishe ko wowe na Salongo byari bigeretse. Ntabwo tugereka. Hari imbunda zitarasa burende. Ariko habaye imihangano. Hari imbunda zitarasa burende. Yesu wanjye ni burende. Yakoresha ngo Yesu wacu ni burende. Yesu wacu ni burende. Nshuti za Afrimax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasiteri. Ni kazi kenshi rero kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora nkuko mubimenyereye turatuganira n'abanyarwanda mu bice bitandukanye mu ngeri zitandukanye tureba ibyo bakora n'uburyo babikoramo. Uyu munsi tukaba turi kumwe na Apotre Joseph Yongwe cyangwa se umwite Idig nkuko mwakunze kubimumenyeraho. Niyo turi kumwe muri akanya tugiye kugaruka tuganira adusenga twiga ijambo ry'Imana ni byinshi tugiye kugarukaho. Apotre muraho neza reka dusuhuze inshuti za Afrimax TV nawe urakoze gukira ni nonaha ntabwo ari urwenya nta nubwo ari ubujajwa ntabwo ari motivation nta nubwo ari comedy gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha aka kanya utumva iryo jambo bangureho nawe ujuruduwi ibintu Imana ibikora uwo munsi ntabwo ibabunza. Hanyuma Idig nkuko yivuze bitangaza biri kuba abantu bari kugura amakamyo inzu ziri kuzamukwa mu mijyi itandukanye mu bihugu bitandukanye abantu bari maze gukira indwara nyinshi abantu bamaze gusezera amakampani bakoreraga bamwe batangira business zabo turakira ubuhamya urumva n'icyacumi kiraza abantu bari kubohoka abakobwa bari bihebye amaze kurongorwa abeshi abandi basubira bamaze gufata ibyemezo kuvuga ngo natwe tugiye kubaka ingo zikomeye ega birabango kwizera kuzanwa no kumva iyo umuntu yumvise ijambo ryiza rizima akaryizera rya jambo riragenda rigakora icyo nditegetse ntabwo rero ari amakabya nkuru Idig nanjye ibintu birahinduka uko bwije uko bukeye. Idig irakora. Hanyuma abantu bumvishije uvuga wenda Idig ni ururimi batashobora kumva nanjye ubwanjye sinshobora kuvuga ngo bivuze iki cyangwa ni ikirimi ni ururimi runuru ngoro bakubwira ngo iki cyangwa se bayumva gute. Oya ejo bundi nari impagaze ahantu gutya mpagaze ahantu ndi kuganira n'umuntu iruhande rw'imodoka hakurya yanjye hari abantu bacuruza ni hakuno yiduka ariko abantu ntibanzi ngiye nari impagaze iruhande rw'imodoka batanzi noneho rero babona bakiriye barinjiye wa mugore ahita bangwa Idig ngiye kugurisha madamu wanjye nawe rero yaranshekeje ejo bundi agiye mu isoko ajya mu isoko kugura hari ibintu yari agiye kugura ari kugurira umuntu noneho mu gihe bari kumvikana igiciro uwo muntu ahita bangwa Idig urangurira abwira madamu abatazi ko ari madamu wanjye Idig rero ni ijambo Imana yampaye rivuga ngo nonaha Imana iko genda ubwira abantu ko ndi Imana ya nonaha sindi Imana ya kera sindi Imana y'iki sindi Imana ya kera ndi Imana ni Imana ya nonaha n'ejo rero izaba ari Imana ya nonaha ejo ihora ariyo nyine ihora ariyo
kandi ibi nibyo kwizera gukomeye. Ntabwo dukwiriye guhera mu mateka tuvuge ngo Imana ya Eliya ngo yamanuye umuriro, ngo Imana ya Mose yatandukanije inyanja, ngo igicucu cyaba Petero na ba Paulo cyakizaga abantu. Ibyo bintu tubihindura amateka ahoraho. Petero igihe cye cyararangiye, Eliya Imana iramukoresha igihe cye kirarangira. Rwose nibubahwe aho bari, nibahabwa umugisha n'Imana. Ariko Yesu aravuga ngo hari n'abandi. Kuki twebwe tutazamura kwizera, twumve ko Imana ishobora kudukoresha ku gipimo kirenze icyo bari abantu bakoze. Rimwe na rimwe rero usanga ndibaza ngo nuko babibagamo cyane, nuko bakoraga amasengesho cyane, ntabwo tubona Petero mu y'imisi 40. Tubona ko n'umunsi Yesu ajyana n'abigishwa yo gusenga, ijoro rimwe byarabananiye barasinzira. Ariko babanye na Yesu, babona imirimo ye, babona ibitangaza bye, nabo babyisetingamo babibamo. Uyu munsi kugira ngo utinyuke usengera umurwayi, nuko ubanza kwisetingamo ko ibyo bintu bikora ukumva ko uzabishobora. Utarumva ko uzabishobora, ntushobora kuba umusirikare. Buriya nko kugira ngo umuntu abe umusirikare mu gisirikare cy'isi, ubanza kubikunda utarabibamo. Ukabikunda, ugafata n'igiti ukagihambira, ukagira ngo n'imbunda, ukiyambika n'ibintu byagize, ugasanga bikurimo mu maraso. Uyu muntu nagira mu gisirikare arakora akazi ka leta neza, anazamuke kuko yabirimo, uzashiduke yazamutse hejuru. Ariko wafata ukamujyana mu gisirikare, aragikora yiganyira yitotomba, ejo azagitoroka yigendere, cyangwa zakora amahano ku rugamba n'ahandi ahari mu bikorwa by'umutekano. Mu Mana naho rero, kugira ngo yumvishe ko Imana igomba kugukoresha, wiyumvamo umuhamagaro ukawushyira ku bikorwa. Mwe ndi kubwira aya magambo banyumva ku mbuga zitandukanye, mvuga ngo ayidigiri mini dig, ni Imana y'ibitangaza, sibyo? Ni Imana y'ibitangaza, ni Imana y'imbaraga. Ni Imana azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese. Yesu ni umunyabitangaza wa mbere ufatika, nta n'undi uzabaho nawe. Natwe abapasitoro bakomeye bari gukoreshwa n'Imana ku isi bose, ayo mavuta bayakura kuri Yesu. Iyo wamaze kubyisetinga mukamenya ko Imana bishoboka mu Mana, utangira kubikora, utangira gukoresha ijambo rikurimo n'imbaraga zo kwizera n'amasengesho, ugakiza abantu. Ase bisaba ko umuntu abanza gutorwa, cyangwa nyine n'uvuga ngo umuhamugani wawe uranatozwa. Hari uguhamagarwa n'Imana ikaguha agakiza. Kubahiza inshingano ni ukuvuka ubwa kabiri, ukihana, ukabatizwa, ukabicyari mu gishya. Hanyuma noneho gutangira ugakuzwa, ukarerwa. Impano barayirera, ukarerwa mu itorero, impano bakayikubonamo, ugatangira kuyikoresha. Ukuyikoresha upima ureba ko bigenda, ariko imbere y'abashumba kugira ngo bagutegure. Iyo wamaze gutegurwa rero barayemera. Natangiye mbwiriza mu muhanda, batangira kumpa kuyobora amasengesho, batangira kumpa ijambo ry'urufunguzo, mva ku ijambo ry'urufunguzo, batangira kumpa kuyogisha nimugoroba, batangira kumpa kuyobora amasengesho, batangira kumpa kubwiriza ku cyumweru, ntangira gutumirwa mu biterane mu masitade, ndi kuri kamera ku mateleviziyo atandukanye. Aho hose rero impano iyo uyihaye umwanya wo gukora irakora cyane. Ufite impano yo kubwiriza ukabwiriza buri gihe, impano yo kubwiriza irakora. Ufite impano yo gusengera abarwayi, ukajya uhora usengera abarwayi, Imana iguha ya mavuta. Impano nayo ikenera kurya. Umuntu w'imbere ari we mwuka akenera kurya. Arya ijambo ry'Imana ryinshi, ku ijambo ry'Imana ryinjira mu muntu, niko umuntu w'imbere ari we bugingo agenda akura, na za mpano zikura. Hanyuma agahugurwa, ugenda ufata impuguro nyinshi, ni kugenda ureka amakosa mwivuga butumwa. Hanyuma ijambo rya gatatu, bya bindi byose bikagira ifumbire n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Niho rero umuntu atangira afata mikrofone yavuga, ukumva n'Imana, imbaraga z'Imana ukazumva. Yakwinjira ahantu ukumva abadayimoni barabwejaguye, bitewe na capacity y'ibyo yizeye. Ariko utizera ibitangaza, Imana ntiyagukorera ibitangaza. Utizera ko Imana izagukoresha ngo ugire confidence, ntabwo Imana yagukoresha. Hanyuma ubona abakristo babibona gute, babyumva gute? Ese izo mbaraga bazijyamo cyangwa ntago babasha kuzisobanura? Buriya abakristo bari mu byiciro bibiri. Hari amatorero atemera umwuka wera,
akaba ariho yemera banga umwuka babiririmba umwuka roho mutakatifu n'ibindi, ariko iby'impano z'Imana ntibabyemere. Bakavuga impano za ba Petero, ba Eliya n'abandi bare banditse muri Bibiliya, ariko bakaba batizera ko ari undi munyempano baho. Kuba uhagaze no muri egirize ugahanura ngo Uwiteka aravuze, bagufunga umunwa, bagusohora, bakakujyana hanze ngo n'abadayimoni bakurimo. Ariko hari amatorero ya Gipanekote, amatorero ya Gipanekote niyo yatangiye ku munsi wa 50 Yerusalemu, ubwo umwuka wera yamanukaga. Ariya ni amatorero yubatse ku bitangaza by'Imana, ivuga butumwa n'ubuhanuzi, ivuga butumwa n'ibitangaza, ivuga butumwa no gukira no kubohoka, gukira indwara n'imivumo na karande. Aya matorero rero iyo ubabwiye iby'ibitangaza by'Imana bumva amashimwe y'Imana yakoreye ibitangaza. Iyo ubabwiye kwirukana abadayimoni, babonye dayimoni tuzirukana mu bantu zibwejagura zigenda. Ndetse hamwe ushobora gusanga n'abakristo n'umukristo nyamukristo afite ubushobozi bwo kuba yakwirukana dayimoni. Wenda nk'abakristo twasenganye ntarava muri ADPR nabo nyobura muri Horebu, aho wamutungurira hose umuntu warwaye abadayimoni, ntabwo yabona umuntu urwaye abadayimoni ngo yaza akamushyiriza bati ndakwirukanye mu izina rya Yesu, kubera ko izo confidence narazimwigishije. Yabonye dayimoni ziva mu bantu, yabonye dayimoni zikira, yabonye abantu bakira indwara, yabonye abantu babohoka. Kumubwira kwizera kuzanwa no kumva, noneho kongeraho no kubona. Niba twarabonye imirimo y'Imana, tukabona indwara zikira, tukabona abantu babohoka, ntabwo gusengera umurwayi nanjye nike bagura. Narabonye ibitangaza by'Imana bikoreka. Abana banje mbyara mu mwuka rero, ndetse n'abari bunyumve bari mu migabane itandukanye, babasha kwizera bakikonegita n'Imana ikabakoresha mu bwami bw'Imana. Ariko nkunda kubwira abantu, uburyo mu bwami mw'isi intare ibyara intare, ntabwo intare ibyara imbogo, ahubwo imbogo ibyara imbogo. Mu Mana naho rero Imana ibyara Imana. Niba Yesu ari umunyabitangaza, tukatuvuga ko turi abana ba Yesu Kristo mu buryo bw'umwuka, umwuka w'ibitangaza ari muri twe. Ibyo Yesu yaravuze ngo ibiri muri data nibyo yampaye, ibiri muri Yesu rero nabyo nibyo yampaye. Muri Mariko 16 mu mirongo ihera icyo gice, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko Burya, yabwiye abigishwa ngo hari n'ibindi ntarakora. Ibindi atarakora ni ibi birwara by'ibyorezo, ibindi atarakora ni ibingibi mu gihe cya Yesu, ni ibingibi by'abapfumu bigaragambya n'abandi. Ibi byose rabango mbihaye itorero ribike. Ubu niyo bavuga itorero, bavuga itorero abantu bakijijwe bahamagawe n'Imana. Wumvise guhamagarwa no gutandukana, n'abantu bahamagawe n'Imana batandukanwa n'abandi bantu bari kumwe naho bari kumwe. Karewo na Kereziya wenda ayo magambo rimwe tuzasobanura neza. Uhamagarwa no gutoranwa ugatandukanwa. Hanyuma aba bantu rero, aba bantu bakaza bakavuka ubwa kabiri, bakemera umwuka wera, ibyo muri kiliziya babango roho mutakatifu. Wumvise aba bantu rero nibyo bita itorero. Mwitorera indwara zirakira, mwitorera Imana iravuga. Umuntu hanuza kuzuza umwuka w'Imana iravuze ngo mwitorera Imana imena amabanga y'ibiriho n'ibizaba. Mwitorera indwara zirakira, mwitorero abantu barabohoka. Gatanu, mwitorero abantu bava mu bwiza, bahabwa umugisha. Umuntu akinjira mwitorera cyangwa akaba umukire. Paulo yaravuze mu gitabo cy'Abaroma ngo yampaye imirimo, yampaye ijambo, ampa n'imirimo n'ibitangaza by'umwuka wera. Mu bitangaza by'umwuka hari gukira indwara, deliverance, kubohoka, gukira no kubohoka. Mu bitangaza by'Imana harimo gukira imivumo, karande, za ndwara za diabete, za senezite, imitima yica n'iziza mu miyaga n'imikungugu. Harimo kubohoka ukabirenga. Mu itorero harimo guca ingoyi z'ibikurikirana abantu bose. Ukagera mu itorero iwanyu bishwa n'indwara runaka, kuko wageze mu itorero ntihongere kuyirwara. Ukagera mu itorero iwanyu ubonye amafaranga ahitapfa, wowe ukagira amamiliyoni n'amamiliyoni ntupfe. Ukagera mu itorero umuvumo w'iwanyu bako nta bukwe buhari, ntawe ushaka, ugahita urongorwa ugakora ubukwe, aho bahita mu itorero. Mu itorero indwara zirakira. Ikindi mu itorero habamo umuryango. Iyo ugeze muri Kristo Yesu mu itorero ry'Imana, mu itorero ry'Imana, ukagera mu itorero ndetse ukinjira no muri egirize. Itorero ni abantu bahamagawe, riri mu ibanga, riri mu mutima. Ukinjira no muri egirize, noneho n'urusengero abantu basengeramo n'ihuriro, ukiyandikisha ukabamwo.
wumvise ubona umuryango hari abantu intambara yabayeho mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi barangije imiryango irashira bumva ko baziyahura bageze mu itorero bakuramo inshuti n'abavandimwe bakiri ibikomere mu itorero hagera warakomeretse ugakira ibikomere hari abantu wabonaga ubuzima bwone situation yuko babaye naho bavuka batari kuzagira amahirwe bageze mu itorero bakurwaho icyangiro bagira igikundiro abo harimo na Poso Harerimana Joseph. Amen. Hanyuma apotre umukanya uvuze ku bintu bijyanye na karande uvuga izindi ndwara ntazo uko zimeze ukomoza no ku bapfumu. Abapfumu benshi bavuga ko bakoresha imyuka mibi nibyo hanyuma hari n'imyuka myiza cyangwa se hari Imana inayikiza bamwe bagakura iyo myuka mibi abapfumu izakaranda bavugaga bakajya ku bapfumu bagakira bavuze ko namwe mu basengera bagakira izo mbaraga ebyiri banza uzingereranyiriza nazitandukanye. Isi nebyiri hari isi y'umwuka itorero ryubatse mu isi y'umwuka mu kirere cyiza cy'umwuka umwuka wera hakaba n'isi y'umwijima hari umuntu rero je nikonegise mu isi y'umwuka mu rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe no mu bitangaza bye bikorwa n'ijambo ry'Imana hanyuma umuyobozi ni Bibiliya inyobora niryo jambo ni nka stati cyangwa ngendera niyo mahame y'isi y'umwuka. Hari n'abantu rero bashobora kwikonegita mu isi y'umwijima agakora ibitangaza abikoreshejwe na Satani n'imbaraga z'umwijima aba bapfumu rero bakora ibyo bintu nubwo babikora gutyo baba bafite imihango bakora usanga ibyabo bamena amaraso kugira ngo bakize batanga ibitambo by'amaraso batanga ibitambo by'abantu bica abandi bagatanga ibitambo by'amatungo kandi ugasanga umupfumu wese afite uwabaza afite kondisiyo niyo mpamvu umupfumu azajya kuragurana najya kukubwira ibintu cyangwa amuzaniye umuntu ngo amukize abanza bati hari abakuru umuntu wese uzagenda ngo agusengere cyangwa akuvure ukumbanije ko ati akubwira ati reka tubaze abakuru ati abakuru ni abadayimoni ni abakurambere babo ni abantu bapfuye bafitanye amasezerano na Satani ni imyuka y'abantu bapfuye batizera Imana ya gipfumu ni ya gikonikoni ikoresha nyine wa mupfumu ikorera muri yasi y'umwijima uramutse ugiye ku muntu rero yakubeshye ngo ni umuganga wa Kinyarwanda ukumva rakubwiye ngo uzana ihene mbere akabanza akabaga ihene akamena amaraso cyangwa se kumva akuyatereka mbanze mbaza abakuru menya ko uwo muntu ari umusatanike ko ari umuntu ukoresha imyuka ya gipfumu nubwo wakira iyo ndwara igahagarara ariko bagushyizemo indi myuka ishobora kuzakubuza ijuru ikaba yakubuza n'ubugingo. Kabiri uriya muntu yagushyizemo biriya bintu ashobora no kuzahora gukontorora ubuzima bwawe bwose abo rero ni imyuka ya gipfumu n'iya gikonikoni hakabamo koko abafite izo mbaraga ku buryo rwose abafite izo mbaraga hakabaho n'abandi babikora babikoresheje na tekinike bakaba bafite tekinike zo kwerekana ko babikora ari ukugira ngo biba abantu babeshye hamwe umupfumu ashobora kukubeshya ati yewe wenda ndatanga urugero iwacu aho mvuka hari umugabo wari warakanze ikaritsiye yose ngo afite ingwe mbese yagiraga inzu itarabagamo abantu hari yarimutse yashyiragamo ikawa zikuzurizaga ibiti bye mu ishyamba ntawe waragiragamo amasaka agasarura akarunda mu nzu n'ibintu byose voka zikisarura amacunga ibitoke byose nta muntu wakandagira no mu murima we ngo afite ingwe ariko nta ngwe yari afite. Umunsi umwe ndagiye nka confidence zanjye zatangiye kera abana ariko iriya mineke koko yakamara amasenge itukura kuriya ndare ntari imineke kujya kwiba yanzu mfata amabuye ntangira gutera idirishya ntera idirishya riracika ricitse ntiyingwe nciye idirishya nisohoke gwigike kandi irindi inzu ntangwe irimo n'undi mwana twari turi kumwe tururira tujya mu nzu buce duteramwe amabuye dusanga ntangwe irimo cyari ikinyoma imineke turayitwara ikaba turazitwara ibintu byose turabitwara yari imitwe mwaramusahuye
twari tukiri abapagani nitwe twatangaje ko uwo muntu ntango agira ko ari ibintu byo kubeshya yajyaga azi iwacu kubera ko nibaga cyane akaza afite amakara mu gashashi akavuga ngo ni amakara ashyiriye ingwe kuko bavuga ngo ingwe irya amakara sibyo nuko nabyumvaga nyine igipindi cye cyari cyarafasha aba ni nako umupfumu uri ashobora kwigira umuntu ukora ibitangaza mbese yigiranya ko afite n'imbaraga nk'iza Yesu akaba yakora ibitangaza ariko ntabyo genda hariho kugira ngo mene amabanga y'abapfumu muri iki gihe ubona kuko nizo mbaraga benshi bagenda bazigaragaza cyangwa se bagaragaza ko ari abapfumu kandi ugasanga n'ababagana baba benshi cyane biterwa n'iki biterwa nuko ahisi igeze abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye noneho rero bagashaka ibisubizo bya bugufi ibisubizo bya bugufi niba arwaye akeneye umuti ako kanya niba se cyangwa yaraburiye igisubizo akiruka nkajya hahandi ariko ibintu by'Imana bisaba kwitonda kwitonda kuba urwaye urizera ko Imana igukira noneho rero icyo twe dukwiriye gukora ni iki ni ukwiyubaka biraza gusaba abakozi b'Imana ko twiyubaka tugere kuri rwa rwego umuntu ashobora kurwara yampamagara gusa sinirirwe mfata iminota 10 senga kandi ndi kubyitoza ko umuntu akwiriye kumpamagara sindinde gusenga iminota 30 ni mu mbaraga z'ijambo ry'Imana idigi ni mini digi fata urwaye ukiri agahita atangaza ati ndakize kandi agakira none se ku ikote rya ba Petero abantu barifataga bakagenda bakarirambika ku barwayi bagakira batiriwe bajyayo ikindi nuko ega n'abapfumu bakora publicity hari amapublicity bakora abapfumu ugasanga bafite lobbying yo gushishikariza abantu ugasanga ni umupfumu ufite abatekinisiye nyine apanga bakajya gukora ibintu byo kumutangaza no kwerekana imbaraga ze kandi ubundi ikindi tubwira abantu ibya Satani biriruka bigira umuvuduko ariko bisozwa nabi ubijyamo wumva ko ari byiza ukazashaka kubivamo wajya kwivamo akakubwira ati turakwica wabigiriye mwiki ujya kwivuza ku mupfumu ukagenda akaguha ibitega biri kukuvugiramo akabihugika akazana ibitega byiwe birusha bya bindi uwo muturanye yakuruze bigaceceyisha bya ariko umunsi azakenera 100,000 umunsi azakenera ihene umunsi uzamuvuga nabi azagenda ahita afata urujyo rwiwe akangure bya bindi yagushyizemo usare burundu niko babigenza ntabwo rero umuntu yaba ari umupagani yaba ari umukristo umuntu wese niba ahuye n'ibibazo nahungire mu bakozi b'Imana umukozi w'Imana arakurambika ibiganza gusengera ukiri nta mitsinda akoresha nta miti yindi akoresha ni izina rya Yesu rero mwebwe nk'abakozi b'Imana mushumbye abantu benshi ni iki muri gukora turabona abapfumu bazamuka ku dutaro abandi bagendera hejuru y'amazi n'ibindi byinshi bagenda bagaragaza mwebwe nk'abakozi b'Imana ibyo abapfumu bazamuka ku dutaro wibimbwira hari igihe najyaga mbwirizaho bitatari inyota mu bigogo baba sore zose ziba zihari zikaza zikagufuhera itabi ngo niba uri umuntu w'Imana bakakugota ngo niba uri umuntu w'Imana duha amafaranga tumenye ko utari umupasiteri w'imitwe umuntu aza akakubwira ati kugira ngo tumenye ko utari pasiteri w'imitwe mpa amafaranga wahita uyamuha ntabwo wayamuha ibyo ni igifarisayo ibitangaza by'Imana bikoreka Imana igambiriye kugira icyo ikora yagambiriye ubwayo yagambiriye kunkoresha icyo gitangaza kugira ngo yerekane imbaraga z'Imana ntabwo rero kuko umuntu yagiye kubeshya ku kivu akerekana ko agendera hejuru y'amazi nanjye ntabwo ngenda ngo mpite ngendera hejuru y'amazi babone ko Yesu arusha indi oya uriya wagiye kubikora agatekinika impamvu yatekinitse azi neza ko Yesu yabikoze ahubwo jyewe ndahajya mubwire nti ngaho bikore turebe nyomozi ikinyoma nereka isi ko ari ikinyoma ariko mu minsi ishize nanumvishe ko wowe na Salongo byari bigeretse ntabwo tugereka hari imbunda zitarasa burende ariko habaye imihangano hari imbunda zitarasa burende Yesu wanjye ni burende yakorasore ngo Yesu wacu ni burende Yesu wacu ni burende ntabwo ushobora gufata
tuno tubunda dutoya. Reba we n'uyu mukameramani wawe mufite amabuye, ikirundo cy'amabuye, nicaye muri burendemwe imbere, muri kuntera amabuye ndi muri burende imbere, mwananirwa burende, nta nubwo mwatera amabuye burende ikirahure cyayo ngo kimeneka, kuko ni sasu ntirikimena. Noneho uri gutera amabuye burende. Iyo ndi muri Yesu rero meze nk'uri muri burende, nta nkuba, nta murozi, nta mupfumu, nta mushitsi, nta hembe, nta gini ringeraho. None si uwo muntu mwahangana gute? Hanyuma noneho muri gukora iki nk'abakozi b'Imana kugira ngo izo ntama ziri kuyobera hari ahantu? Icyambere turi gusenya izo nyigisho z'ibiyobe. Turi gusenya abo bantu bashaka gupirata ibitangaza bya Yesu. Ega niko tubwira abatwumva, hari abantu ku isi bafite amatorero abasenga bitwa Imana y'Abakristo. Murabizi ibihugu bitandukanye hari amatorero asenga abantu, noneho bakavuga ngo Imana ni pasiteri wabo. Mujya mubona ku mayitube atandukanye, kuri za nuza no mu Buhinde birahari byinshi, usanga umuntu bamusenga ari Imana. Wabyumvise? Niwe Mana, ati nije Mana ni munsenga. Bigahama abakristo bakamuyoboka ibihumbi, insengero zikubaka, Imana basenga ari umuntu. Bitangira umuntu abwira abantu ati genda roba amafi, genda amafi, ngendera hejuru y'amazi, ndaguruka. Iyo umupastor ansuzuguye, mutunga inkona akitura hasi agapfa, agasinzira, bigatangira ikinyoma kikemerwa. Cyamara kwemerwa rero abantu bose bakamuyoboka ku isi, utewe n'ikibazo wese akamuyoboka, akazahinduka akabwira ati jewe ndi Imana. Niba rero umuntu atangiye ibyo, genda haguruka. Abapasitoro niba batabyumva ndahaguruka jenyine. Ntabwo ronza kugira ubwoba ngo baramfata, jewe nta muntu mfata simfa. Iyo ntambaro yigeze he? Iyo ntabwo ari intambara. Nakubwiye ngo genda muri burende. Nyine burende koreshwa mu rugamba. Ariko burende ntabwo bayirekura ahantu hose. Buriya iyo igihugu cyatewe, aho bikomeye. Iyo igihugu cyatewe hari batayo ibanza kugenda. Iya kabiri bakayiha musada, iya gatatu. Iyo rero bavuze ati noneho inyeshyamba zatatse umujyi, zatatse ikibuga cy'indege, zatatse perezidansi, uzi agatendo kabaho, barekura indege z'intambara, barekura za burende, barekura kanje pe. Umvise icyo gihe rero ni Itorero ry'Imana nyine rimerewe nabi. Itorero ry'Imana ntabwo rimerewe. Itorero ry'Imana riri mu bihe bibi. Bino bihe nyine ubona ise abantu iki cyorezo cyakubise hasi, ni naho hantu hashingira. Ariko itorero ry'Imana riri mu imbaraga. Mu imbaraga umukristo aho wamwatakira hose wamenye Yesu wabatijwe mu mwuka wera, mva ari ntabwo wamuvogera. Ingo z'abakristo hari amavuta, hari umuriro. Abantu ntabwo baguye ku buryo abakozi b'Imana bagereranwa n'abapfumu. Ntabwo abakristo bagereranwa n'abapfumu. Oya, itorero rirahari, ubu n'insengero zarafunguye mu Rwanda, abantu barasenga umuriro kwaka ibitangaza biri gukoreka. Kandi ikindi mu bihe bibi, haleluya, mu bihe bibi Imana imanura imbaraga. Imana imanura imbaraga zikomeye. Abakristo bariyubatse mu masengero, cyangwa ngo abakristo baraguye, haguye abo kugwa abanyembaraga, babaye abanyembaraga. Niyo mpamvu rero ntabwo tubwira abantu mwitorera indwara zirakira abantu batagiye ku bapfumu. Mwitorero karande n'imivumo iva, dusenya ibikuta byubatswe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Ntabwo umuntu akwiye kujya kwishinga umupfumu, ugere ubwo ushorera ihene ngo uyishyiriye umupfumu, ugere ubwo ufata umugore wawe cyangwa umwana wawe umusige mu rugo rw'umupfumu. Mu rugo rw'umupfumu, uyu mwana wafashe ukamujyana ukamusiga mu rugo rw'umupfumu, akaharara kabiri gatatu, wumvise, kubera indwara utazi. Wumvise, ibi bintu uzabyirengera, uzi icyo bizako. Umunsi byateje ingaruka yo kutabyara, umunsi byateje ingaruka yo gukenyuka, umunsi uyu muntu wagiye mu bapfumu akamara gatatu kane gatanu ari haba ngo baramuvura, bahamagara ibintu utazi by'ibikurambere, babaga ihene, bamuha ihene zishwe none si umuntu yagiye mu bapfumu ntajya ibyo kurya by'abapfumu, bamuha inyama zaterekerewe, bamuha amazi yaterekerewe, arara mu buriri basake, arara mu buriri buriho abadayimoni n'abo bakuru bita imandwa zabo. Icyo bizatera nyuma ni umuvumo uri kujyana mu uyura, baraza gusa nk'ababisinzirije nubwo bidakira. Ariko iki kintu winjije mu muryango wawe, wowe uri kunyumva, ukakinziza mu muryango wawe, uyu mwana uraye mu ndaro ngo baramuvura, uyu mugore uraye mu ndaro ngo baramuvura, uyu mugabo uraye mu ndaro ngo baramuvura, hirya yo gukira
azazana indi mivumo mu muryango kandi bizamukurikirana n'umuryango. Iwanjye hararaga abantu bahari nsengera bataha abandi bazi. Hari n'abana b'abayobozi muri iki gihugu babaye iwanjye nkajya mbasengera bafite ibibazo bitandukanye. Abo nigishaga mba inyigisho zo kureka ibiyobyabwenge, abari barwaye indwara zidasobanutse. Na n'ubu uyu munsi dushobora kwiyubaka tugashyiraho n'itsinda ry'abanyamasengesho risengera abantu. Ngiye kubyubaka mu minsi iri imbere, itsinda ry'amasengesho risengera abantu. Niba ngombwa twubake n'amazu meza ku buryo umuntu tumusengera afite aho aryama ajya. Ibyo bishobora kubakwa mwese nibabikora. Hari abantu bafite amacaci babikora basengera abantu batibijisho. Hari aba Nigeria bafite ahantu basumbikira abarwayi bakabasengera bagakira, abandi bagataha abandi bakaza. Ni intege nkeya rero igishobora kubidindiza n'ubukene, kuko kujya ku rwego wubaka ibyo ukiyubaka n'urugendo rurerure. Ariko ubundi birashoboka. Jewe ntabwo umuntu wanjye yarwara ngo mujyane mu bapfumu, kufata umuntu akarara mu bapfumu akagira ibyo kurya by'abapfumu akoga amazi y'abapfumu ari kumbehe ari muki. Ibyo nabyo n'ubujiji bwo kutamenya. Hanyuma niki wabwira abakristo cyane cyane nyine kubijyanye n'ibyo ngibyo, aho benshi bahura n'ibibazo bakirengagiza izo mbaraga za Kristo bakurikiye bakajya muri ibyo ngibyo? Ubundi hari ibibazo haba umushinga, hari ibibazo niho haba imishinga, n'ahari ibibazo niho hafi y'ikibazo haba hari igisubizo. Niba urwaye cyangwa ufite ikibazo cyanze gukemuka, banza utekereze. Ushobora gukemura ikibazo mu nzira zihuse, ariko bikazabyara ikibazo uzagendana iteka. Ikibazo si ukugikemura. Kuba ndi umukobwa nshaje wenda urugero ntibiva ngo mpite mfata imyanzuro mfata umugabo mbonye uwo ari we wese ashobora kuntera inda umwabaro wanjye ukazikuba karindwi. Kuba ndwaje umuntu ni kuba banyibye ibintu, kuba wenda banyibye nkabyuka nkasanga televiziyo bayitwaye, intebe bazitwaye n'ibindi. Ntibisaba kugira ngo mpite njya ku mupfumu, kuko nshobora kujya ku mupfumu ambeshye ngo arangaruriza ibyanjye, ahubwo akanshyiramo karande zizatuma ntongera kubona ubushobozi bugura televiziyo n'ibyo banyibye. Vuga uti babitwaye ujye mu nzu y'Imana bagusengera Imana iguha ibindi. Gukemura ikibazo ukagikemura neza. Ntabwo rero kuba umuntu ikindi reba gukira. Hari indwara zivurwa no kwa muganga, ukajya kwa muganga bakaguha umuti ugakira, umuti ugakira. Hari igihe mba ndi kubwiriza amateraniro, mbona umuntu araje n'umwana. Ndambitseho ibiganza ku mwana, numva umwana yashyushye cyane, hafi 40 na kangahe yashyushye cyane, umwuka wahize. Ndebye mbona umwana ijisho ryagiye neza byarangiye. Ndambitseho ibiganza mbona nta abadayimoni ntibari kuvuga. Ngize gutya ndebye mu mwuka nk'umuhanuzi mbona nta abadayimoni, ahubwo mbona ko arwaye tifoyide. Umwana avuga amagambo. Hari tifoyide umuntu arwara n'umuriro mwinshi agata ubwenge agatangira kuvuga nk'umusazi. Hepfo yacu hari ibitaro, hari ivuriro. Ni nanjye wateriye akana mpita nkirukankana n'uwo mudamu ndi inyuma njya kwa muganga kubitamo serumu. Bamukubitamo serumu irirukanka mukubitamo iya kabiri, bahita bamuha transferi abagiye kwa muganga CH. Mu gito nimugoroba umwana batangiye kuvuga barakiza. None siyo ntaba pasitoro ufite amaso areba, umwana ntiyari gupfira mu rusengero. Iyo apfira mu rusengero se wagira ngo leta ntiyari kumfunga. Yariko gusenga nabyo biba mu ubwenge. Uyu muntu wirukana nk'abadayimoni koko n'abadayimoni cyangwa n'indwara ivurwa no kwa muganga. Nese abantu bamamagara ngo nimbasengeye barwaye gripe ntabwo bazisengera. Gripe ahubwo umako koro de capo mu gitondo ukaba wafungutse ugakira. Ahubwo ari seneziti indwara ikurikirana yirukana ikagenda. Inde nayo wayisengera igakira, ariko utanayisengeye wanywa ibinini igakira. Ni indwara ifite amasaha imara. Ariko hari senezite ni indwara ya karande zidakira, za sima
ziriya ni indwara zikomoka mu bakurambere mu guterekera no kubandwa, usanga umwana yirwara na nyina akayirwara. Umutima wica, iriya mitima yica abantu, amasenezite, za diyabete, umvise, za kanseri n'ibindi birwara bidasobanutse, guhuma amaso ugasanga nyoko n'abarumuna mwese murahuma amaso. Iriya ni indwara zo mu maraso zikomoka mu bakurambere b'iwanyu baguye ku nzira, bicwa n'izo ndwara, bapfuye baturago zizakurikirana imiryango. Aba rero nibo nkeneye ayidigiri mini digi kwirukana izo ndwara. Sinsaba umuti, nahawe umuti ni izina rya Yesu. Urakoze cyane Pastor. Dusoza n'iki wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikira, ubuhungiro ni muri Yesu Kristo. Amen. Iyo wakiriye Yesu neza, uba ufite urufunguzo rufungura byose. Ugera muri Yesu ugafungurirwa ubukire wari umukene. Abo Joseph abamo. Ugera muri Yesu ugafungurirwa icyubahiro warabuze icyubahiro. Ugera muri Yesu ugafungurirwa umuryango wari wihebye wari nyakamwe. Ugera muri Yesu indwara, ubumuga, abadayimoni bigakira kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu. Ugera muri Yesu inzira zarifunze zigafunguka. Ugera muri Yesu utazwi ukamamaza Yesu nawe ukabikirangirire mu ivugabutumwa. Ugera muri Yesu imiryango yaragutaye ikakwakira. Muri Yesu Kristo niho byose bikoreka neza kandi ntibigire inkurikizi. Umugisha Yesu aguhaye ntubamwe akavuyo. Iyo Yesu agukijije ntiwongera kurwara indwara. Ibitangaza bya Pirate ni mubiveho, mwakira imbaraga za Yesu. Nutanakenera ko ngusengera, izere Yesu mvuga uzabohoka. Nutanakenera ko umukorera deliverance, injira muri Yesu Kristo. Niba wumva wabyisho uve ngo ndi mu nkuge ya Yesu ntacyo nzaba. Soze mbwira abatwumva rero, hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. N'aba bapfumu bigaragambya ugasanga umupfumu yigiza akaraha kajya he n'umuntu, nabo ubwabo bazi ko hari Imana. N'abakomeye bo mu gihugu, abami n'ibikomangoma, abatwara, abaperezida, abagaba b'ingabo z'ibihugu bikomeye, nabo bazi ko hari imbaraga z'Imana. Iyo Mana rero niyo Mana imbwira ngo mbwire abantu ngo ayidigire imini gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Umuntu usenga Imana wamwirukankaho ngo umwice ukazapfa n'umuryango wawe mugashira udashoboye kumwica. Umuntu usenga Imana wamuroga ukazatanga ibyawe byose ushaka amaruzi n'umushoboye. Umuntu usenga Imana wakohereza inkuba, wakohereza amagini, wagurisha ibyawe n'imodoka ukazigurisha n'isambu, umwiruka ukazitura imbere yiwe ugapfa mu cyimbo cye. Iyo usenga Imana rero uri muri izo mbaraga, haleluya, amen, uba uri mu bwishingizi bw'iteka n'iteka, n'imbaraga zidaterurika. Tubwire abantu zikiza. Nabonye ingumba zibyara, nabonye abasazi babyara baba bazima, nabonye abantu bikorera ibyatsi, nimureke mvuge, batura ibyatsi bahinduka abasazi. Reka mbabwire, izi mbaraga nabonye abantu mu muhanda nanjye nari bahinduka abakozi b'Imana. Iri zina rya Yesu, izina rya Yesu ni imbaraga, haleluya. Ni umunara ukomeye. Stati y'abakristo rero ni urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Ibitangaza bitari mu ijambo ry'Imana abantu nibabiveho. Abantu bakora ibintu batabikoresheje ijambo ry'Imana, abo ni abapfumu, ni abasatanike, Yesu. Muri Yesu nta tundi duteraho we. Izina rya Yesu ntabwo dushaka utwatsi twisiga, nitugira utuntu dukubita abantu. Oya, no. Aragukiza ugataha ukize wose, arakubohora ugataha ubohora. Izo mbaraga zifata umugabo w'umusambanyi wananiranye ukazivuga uri mu rusengero uri kubwiriza, umugabo akikubita hasi akavuza induru agakumba kurikata Imana imbabarire, agasaba imbabazi umugore yamucaga inyuma, agasaba imbabazi Imana, agahunga akabari yarakavukiyemo. Izo ni imbaraga za Yesu. Izi mbaraga za Yesu tubwira abantu. Twagiye tubwiriza mu magereza no mu Rwanda, ukajya muri gereza mukesara ibyuma muri gereza, abanyururu bose bafunze, ukabwiriza umunyururu bafunze bakamukatira agakubitwa, bagakora ibishoboka byose ngo bamwemeze, bakamwigisha ngo yemere ibyaha, asaba imbabazi, akanga agahakana kabati nta byaha nakoze. Abadayimoni bamubwira ati ntuzemere ibyaha. Ukavuga ijambo ry'Imana muri gereza, wa mugabo wanze kwemera imbere y'urukiko, wanze kwemera imbere y'umuryango, wanze kwemera, imbaraga z'ijambo zikamufata, my friend. Repeti gita ya manda na gita,
zikamufata hayidigiri mini digi zo kitaragari agahaburuka ati Imana imbabarire ahinda umushyitsi yabaye nk'ibisusa byakubiswe n'umuriro ati Imana imbabarire muri uwo mwuka wera yamufashe ati nakoze ibyaha ibi n'ibi ati leta imbabarire ati abanyarwanda babarire ati sengera mukozi w'Imana we ati sengera ndapfuye bamukubise inkoni ntiyakwemera yarayaboshe ntibakwemera yakoze ibintu byose ntiyabyemera ariko imbaraga z'ijambo ry'Imana zimugezeho aravuga ati Imana imbabarire bitwereka umugabo witwa Sawuli wafungaga abantu akabazirika akabakurubana ariko ngo umunsi umwe Yesu aramuha atundenganira yikubita hasi ajya mu ivugabutumwa tubwira abantu izi mbaraga bazimenye bikonegite muri zo nta murozo uzagira icyo abatwara bikonegite mu mbaraga zabo ntibazakena iri zina rya Yesu rero umva narivuga amasaha 12 agashira reka ndekera urakoze cyane mbwira abatwumva ngo ni 0788 54 11 ntabwo nsaba gukiza indwara naho ubasha bwo gukiza indwara ntabwo nsaba guhanura ubuhanuzi bundimo mwuka wera ndimo tusoze rero dusengera abantu tubabwira ngo ayidigire imini digi gukira ni nonaha kubohoka ni nonaha nomero ni 0788 54 11 umpamagare ngusengere ibyo ari kuzajyana mu bapfumu birakemukira iwawe ntabwo bigusaba gutega indege gutega moto cyangwa se gutega imodoka urakirira huri ayidigiri miniti urabohokera huri lo pasiri gidri n'imbaraga le pasanzo nta rindi zina namamaza ntabwo ari izina ukomeye ku isi ni Yesu Kristo wapfuye akazuka ntabwo niyamamaza ndamamaza urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe ntabwo nivuga ndavuga imirimo y'Imana n'ibitangaza iri zina rya Yesu muzakomera muzagera kure kubera ngo muzakora igihugu abarigezemo rero ntibavogerwa amen mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo umunyanazareti ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo mvuze rimukize rimubohore ryinjire kwa muganga rikiza indwara rikureho inyatsi n'akarande n'imivumo le poseri gide riremerera abapfumu n'abakonikoni bari muri iki gihugu no ku isi ribatere kwihana ribahindisha umushyitsi rengeni inihori Kriti nibo de zeki anihai le basi kitalanga alapita ya sansi ini origari ne pati kita ya zanzo risenyi bicaniro by'abadayimoni n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni indwara zikire abantu babohoka nta bindi zina twahawe mu isi tugomba gukirizwamo kereka izina rya Yesu imbaraga z'Imana zizenguruka abantu bose bagiye mu bapfumu abaraguza baterekera abasenga Imana z'ibiti n'iz'abantu bagarukira izina rya Yesu bavuka ubwa kabiri babatizwe bazakira ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane kandi kangushimire ku mwanya uduhaye n'isengesho utuvugiye Imana ihumugisha abatwumva mu izina rya Yesu amen amen inshuti za Afrimax TV nkuko mwabikurikiye twari turi kumwe na Apotre Joseph Yongwe ayidigiri mini dig niwe twaganiraga yagarutse kuri byinshi yatubwirije ndetse tugize amahirwe asoje adusabira umugisha adusengera Imana ikomeze rero baho umugisha wo muri hose mukomeze kumererwa neza mukurikira ibiganiro tubagezaho kuba dukurikiye bwa mbere mwibuke gukora subscribe kugira ngo nyine dukomezanye muri kano kazi kenshi kandi gakomeye nge mwari kumwe n'ingabo Jules Jean Pasteur